Hashize iminsi ikibazo kiri hagati ya leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 kiri kuzamuka cyane, ndetse aho leta ya FARDC inaniwe guhagarika M23 bikarangira M23 ifashe umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ariwe Goma. Ikibazo cyarushijeho gukomera, ndetse ibingibi byarakaje FARDC ndetse n'imitwe myinshi bikorana, kugeza ubwo byarangiye FARDC na FDLR n'indi mitwe bihisemo kurasa mu Rwanda aho kurasa M23 byari biri guhangana. Ibi byatumye chairman wa East Africa ako kanya yita ahamagaza inama y'igitaraganya y'abakuru b'ibihugu ba East Africa, ndetse mu bintu byateye ikibazo cyane nuko perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi we yavuze ko adashobora kwitabira. Benshi mwarabyumvishe bagiye bavuga ko ari uko atinya Kagame, nubwo we yavuze ko igihugu cye kiri mu kibazo gikomeye bityo atabona uwo mwanya. Ariko mu by'ukuri ikintu cyateje ikibazo cyane kigateza impagarara ni speech ya Kagame yatanze, ndetse ni henshi twagiye tubona iyo video zerekana amagambo akomeye yavuzwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abenshi bahuje cyane n'ikibazo leta y'u Rwanda yabifitanye na South Africa, byatewe cyane n'igihe perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa yapostingaga ku rukuta rwe rwa X avuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF ari inyeshyamba, byahise binatera umwuka mubi muri South Africa. Benshi bavuga ngo perezida wabo arahubuka, abaminisitiri bamwe bakamuvuguruza, bigateza ikibazo cyane. Gusa ayo magambo perezida Kagame yavugiye mu nama yahuzaga abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ndetse nk'uko nabivuze Felix Antoine Tshisekedi we ntago yari ahari, nubwo ikibazo ari we cyarebaga cyane. Aya magambo yaba ibinyamakuru by'imbere mu gihugu ndetse no hanze byagiye bivuga ko harimo uburakari ndetse no kuri gukabije, ari nacyo kintu cyazamuye umwuka mubi hagati y'u Rwanda na South Africa, bikaba biri kuvugwa aka kanya. Ibi bintu ndetse byatumye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane wa South Africa atanga speech asa nk'uwisobanura imbere y'ibinyamakuru, ndetse asobanura ibyo Kagame yavuze, asa nk'uri kudefanda igihugu cye. Ese ino speech Kagame we yavuze yari imeze ute? Uyu munsi tugiye kuyijyamo twumve neza icyo yashaka kuvuga. Benshi bagiye binterpreta mu buryo bwabo. Ubundi wowe kanda subscribe, ubundi tuze tuyigaruke. Mu nge nitwa Regis. Thank you, Chairman of Community. Urakoze chairman w'umuryango. Ndashaka kwisanisha n'ibyavuzwe, cyane cyane Perezida Samia Suluhu yabivuzeho. Gusa mbere yaho reka mbanze mbabaze ibibazo biza kutuyobora, niba bishoboka biraza kudufasha kugera ku cyo dushaka. Ikibazo cya mbere, ese hari umuntu muri twe utarabonaga ibi biri kuza? Njyewe ubwanjye nabibonye biri kuza kugeza aho tugeze ubu ngubu. Narabibonaga kuko icya mbere sinabonaga umuntu ushobora gufata inshingano akumva buri ruhande, cyangwa ngo aduhe umuyoboro w'ibyo twagakwiye kuba dukora umunsi ku wundi, bityo inzira turi kunyuramo bikagenda neza. Kubera iyo mpamvu reka mbabaze ikibazo cya kabiri. Ubundi nk'umuryango wa East Africa niki twashakaga mbere na mbere y'ibindi byose? Ese ubundi twabikozeho iki ku kintu twashakaga? Ubundi se aka kanya turimo turakora iki? Ndetse n'icyo dushaka aka kanya niki turi kubikoraho aho kwicara turi kureberera gusa? Kuko nk'uko Perezida Samia Suluhu yabivuzeho, niba ari ibijyanye no kuvuga ibibazo bihari tukabisubiramo, ibyo twabikoze neza, impande zose twabivuzeho, ibintu byose tubivugaho. Ariko ni ryari tuzahuza ibyo tuvuga n'ibyo turi gukora, bityo tukagera ku cyo twifuza kugeraho? Ese ibyo bizaza ryari? Ibyo sinigeze mbibona. Mu nama y'ubushize narababajije
ese ubundi East African Community iri hehe, ibaho, ese ubundi ibereyeho iki? Uretse ko n'igihugu turi kuvuga aka kanya ntabwo gihagarariwe ubu tuvugana, kandi icyo gihugu cyagakwiye kuba gihari ariko ntawe ugihagarariye, kandi ngo bari muri East Africa. Bityo sinzi niba ibyo turi kuvuga aka kanya nimba ari cyo bizamara mu nzira turi kunyuzamo dushaka igisubizo aka kanya, ariko reka nikomereze. Ibibazo bitangira, umuryango wa East Africa wari uriho, ndetse mu gihe ingabo z'uyu muryango zari ziri gukora uko zishoboye, ndetse tukabona umusaruro. Tshisekedi uwo munsi yari amaze kubona ko ibyo izo ngabo zari ziri gukora zitari ziri gukora ibyo yashakaga. Hanyuma ahita yigira kuri SADC. SADC bumvikana ko bazaza bagakora ibyo yashakaga, ubundi abandi bose uwo munsi ahita birukana. Ibyo twarabyemeye maze turaceceka. Ese mu by'ukuri ni iki twateganyaga ko bizavamo muri ibi twari tumaze gukora? Ubu ngubu noneho ikibi, noneho no muri East Africa ubwacu twebwe aka kanya muri ino nama turimo, ubanza tutumva iki kibazo dufite, twumva ikibazo mu buryo butandukanye, kandi ntabwo twigeze duhuza ngo twemeze cyangwa se duhakane ku bibazo bihari aka kanya, ndetse ngo dukore icyo dusabwa ngo twite kuri iki kibazo. Cyangwa se twahisemo ko buri gihugu kwacyo gikora ibyo gishaka igihe cyishakira. Muri Kongo ahari ibibazo aka kanya, ibyo bikaba bihagije. Niba ibyari bigishishikaje igihugu kwacyo byari ibya Tshisekedi, ntacyo bitwaye, nubwo icyo gihugu cyakwirengagiza impungenge abandi bafite, ntikibyiteho. Mushobora kwibaza ibibazo byaturuka muri iyo situwasiyo igihe buri muntu ari kureba inyungu ze. Ku rundi ruhande turi kwigira nk'aho dushyize hamwe ngo dushaka igisubizo, nyamara buri gihugu kiri mu nzira yacyo bwite, mu nyungu zacyo bwite, ndetse kigashaka inyungu zacyo zitandukanye n'iz'abandi. Aha rero niho ikibazo kiri. Uretse ko nubwo twese twaba turi gukora ibintu byiza, nta kizavamo kugeza igihe abo bireba nabo baza tugafatanya, bakagira uruhare, bakaduha amaboko mu buryo babonamo ubufasha bwo gushaka igisubizo, cyane cyane ko ari icyabo. Ariko mu gihe hari abemera gukoreshwa, hagati aho nibyo byabaye, kuko nibyo twabonye aka kanya, bamwe bari gukoreshwa. Kandi atekereza muri Kongo hari abahanga mu gushukana ndetse no mu gukoresha abandi, bajya ku ruhande rumwe bakabashuka, bakabizeza ibintu, ndetse n'abo bijejwe ibintu bagaceceka, ntibavuga ibibazo bizavamo nk'uko turi kubibona aka kanya. Cyangwa se nk'uko Tshisekedi yabikoze, ntabwo yashakaga ingabo za East African ko zitakoraga ibyo yashakaga nk'uko abishaka, nubwo zo zakoraga ibiri byo. We yahise abirukana, ubundi yizanira SADC, ndetse SADC itazuyaje yahise iza gufasha Tshisekedi kugira ngo bafatanye na FDLR, abo bisha abantu bacu mu gihugu cyacu, ndetse bagafatanya n'abacancuro, ndetse bagafatanya n'igihugu cy'u Burundi bishingiye ku kibazo cy'amoko. Bemera, ndetse bose hamwe bemera gufasha Tshisekedi mu bintu byose, cyane cyane koko hari harimo kwica abantu, bagafasha FDLR gukora nk'ibyo yakoze ku bantu bacu, ndetse n'ibyo bari gukora mu burasirazuba bwa Kongo, birukanye abantu, bisha abantu buri munsi babaziza uko bari. Ubu dufite impunzi hano mu gihugu cy'u Rwanda zimaze imyaka irenga 20, kuko bavugaga ngo ni ubwoko bw'Abatutsi, bityo baturuka mu Rwanda. Sinzi impamvu imitwe yose iri muri Kongo
baka kanya hari MONUS, hari Sami DRC, hari abacanshuro ndetse hari n'u Burundi, hari FDLR yamaze kubiyunga aka kanya, ndetse abo bose bakaba bari aho bakareba ibi bintu, hanyuma tukigira nk'aho tutigeze tubibona ino myaka yose. Hanyuma ibintu byakomera nk'ibi byabaye icyumweru gishize, tukahita dutangira kwigira nk'abatunguwe, tukigira abantu bafite impungenge z'uburenganzira bwa muntu. Nanjye ndashaka kubabaza, ese ibyo bakoraga mbere byo kwica abantu bakabatoteza bakabirukana, icyo ntabwo ari ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu? Ese ubundi nkatwe nka East Africa turicara tukabikoraho iki? Mu minsi ibiri ishize, ku wa mbere ndetse n'uno munsi mu gitondo, navuganye na perezida wa Afurika y'Epfo, ubwe niwe wahisemo kumvugisha kuri iki kibazo, ndetse kubera uruhare rwe muri Kongo y'Iburasirazuba, ndetse nawe ubu aka kanya ariyo yigira umuntu ushaka amahoro kandi afite ndetse ingabo zirwanana na FDLR, hanyuma akarwanya M23 ku mategeko ahawe na Tshisekedi, avuga ngo ni abantu batakabaye bari muri Kongo, ngo ni Abanyarwanda. Ndasubiramo aka kanya, M23 ntago ari Abanyarwanda, ni Abakongomani. Umunsi umwe Tshisekedi arabyemera, ikindi gihe akavuga ngo hoya, igice kimwe ni yego, ikindi gice ni Abanyarwanda, ibintu byinshi. Ese ubundi ni gute ubwacu abayobozi bacu bemera ko ibintu bikomeza, bakemera gushukwa na Tshisekedi ndetse n'abandi bamushyigikiye? Ndetse hanyuma ubu Afurika y'Amajyepfo iriyo ikerekana ibibazo bishobora kuba, cyane tuzareba n'ibihe bibazo baba bavuga. Hari bagakwiye kuba bagabanya ibibazo aho kugira ngo babe barwanya abagerageza kugabanya ibi bibazo. Hanyuma hari umuryango mpuzamahanga wose ubu aka kanya tuvugana udasobanukiwe, wumva ikibazo bitandukanye n'iby'abandi. Bavuze ku Rwanda, bavuga ku nzira ya Nairobi. Ese mu by'ukuri namwe aka kanya aha twicaye muri ino nama, ndagira ngo mumfashe gusobanukirwa icyo ibi byose bivuze. Inzira zabaye inzira zitarangira, ndetse ubu aka kanya abantu bayoboye izo nzira babaye ingenzi cyane kurusha icyo izo nzira zizabyara. Inzira ya Nairobi yanze kurangira, hanyuma inzira ya Rwanda abayigiyemo bakanga kuvuga ibintu kuko ngo we ahari bitashimisha Perezida Lorenzo. Ibi bintu ntabwo bishobora kudufasha mu bibazo bikomeye nk'ibyo dufite uyu munsi. Hanyuma mu nyuma tukagira ibibazo nk'ibyo dufite uyu munsi muri East Africa, cyane cyane muri Goma. Sinumva uburyo Tshisekedi atekereza ko azakemura ikibazo kigendanye n'uburenganzira bwa muntu abinyujije mu ntambara, ndetse abinyujije no mu buryo bwa gisirikare. Ndetse muri ubwo buryo abavuga ni ukubica, akabarasa, akazana igisirikare cyiteguye kumufasha, cyane cyane nk'u Burundi. Sinzi nimba kuzana u Burundi aricyo byamufashije mu minsi ishize cyangwa se mu byumweru bishize. Aka kanya ndagira ngo chairman wa East Africa, ibyo tuvuga n'ibyo dushaka gukora dusobanukirwe ikintu mu buryo bwa nyabwo, ndetse mu buryo icyo kintu kiri cyo. Hanyuma nitugisobanukirwa dukomeze dushingiye aho ngaho. Hari aho byatugeze, ariko nitugumya kwigira beza tukavugishanya neza, buri umwe akareba inyungu ze gusa aho kureba inyungu za twese nka East Africa, simbona uburyo tuzahuza tukabona umuti. Ariko kubona East Africa ubwayo yirukanwa muri Kongo, hanyuma twese buri mukuru w'igihugu agaceceka, tugasa nk'aho twemeye ibyakozwe, tukigira nk'aho ibyakozwe ari ibisanzwe, buri kimwe cyose kigategekwa n'umuntu turi kugerageza gufasha, simbyumva. Kandi iyo niyo mpamvu
tugeze aha turi uyu munsi. So let me maybe for now Reka ndekere aho wenda numve namwe icyo mushaka kuvugaho, ariko icyo nshaka kuvuga ni mubigire imikino kuko bitwara ubuzima bw'abantu. Ndetse mu minsi ishize mwarabibonye twabuze abantu benshi, abandi amagana barakomereka, ndetse ibyo nimubigire ikibazo tuzabyikemurira, kandi ibyo ngibyo nta kubyibazaho. Uhari aka kanya mu Rwanda tuzikemurira icyo kibazo. Ibi bintu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akibivuga bisa nk'aho byakuruye abantu kubigiraho ikibazo, ndetse benshi bavuga ko u Rwanda rwaba rwiteguye kwakira intambara Kongo imaze iminsi ivuga ko izayishozaho. Uretse n'ibyo ngibyo muri Kongo, muri South Africa Perezida Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane yabivuze asa nk'uwisobanura, ndetse asa nk'usenya amagambo Perezida Cyril Ramaphosa yavugaga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane wa Afurika y'Epfo yitwa Ronald Ramora yatangaje ko mu ntambara ingabo z'igihugu cye zirwana na M23 mu burasirazuba bwa Kongo bakorana n'ingabo za leta ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Mwagiye mubyumva barwana na Wazalendo ndetse n'indi mitwe ngo yaje gufasha FRDC, ndetse ngo ibyo bakabikora kugira ngo intego yabajyanye ibashe kugerwaho. Ibi bingibi yabitangaje mu kiganiro yari yagiranye n'itangazamakuru cyitwa Face the Nation, gikorwa na SABC ni muri South Africa kuri uyu wa 30 Mutarama 2025. Iki kiganiro cyagarukaga ku mwuka mubi wongeye kubyuka hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo kubera imvugo za Perezida Cyril Ramaphosa w'ingabo z'u Rwanda, inyeshyamba, ndetse ibingibi bigatuma bavuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame byamurakaje cyane. Uno mu Minisitiri Ramora yavuze ko Rwanda Defense Force cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda ari ingabo z'u Rwanda, bityo atazi impamvu umukuru w'igihugu cye yazise inyeshyamba. Yahamije ko ingabo za Afurika y'Epfo zatumiwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakavugishwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwe, zikajya mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Kongo. Nyamara zagezeyo zijya ku rugamba rwo guhangana na M23, ndetse yavuze ko ikibazo cya mbere zahuye nazo ari uko basanze M23 ari umutwe w'abenegihugu barwanira uburenganzira bwabo kimwe na leta ya Kongo. U Rwanda rushinja SANDF cyangwa se igisirikare cya South Africa gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse abo ngabo ari nabo bavuye mu Rwanda bakoze jenoside. Ndetse mu minsi mike ishize ihuriro ririmo izi mpande zombi ryarashe mu mujyi wa Rubavu, hapfa abantu 9, abandi barenga 30 barakomereka. Minisitiri Ronald Ramora abajijwe niba koko ku rugamba abasirikare be, ndetse ubwo urumva n'abasirikare ba South Africa barwanana hamwe na FDLR, yirinze kubyemeza, ariko ahamya ko bitewe n'amayeri y'urugamba basanze akoreshwa n'ingabo za Kongo FRDC bakorana na buri mutwe uhari ngo bagere ku ntego yabajyanyeyo. Ndetse ibintu bikimara kuvugwa mwabonye bamwe bapostinga, ndetse uno munsi hari umwe mu bayobozi bakomeye hariya muri Kongo watanze speech, cyane biri kuvugwa muri iki gitondo ko ari speech yakopeye cyane muri filime. Ibyo bintu byongeye kuvugwa cyane, ndetse icyo nicyo kintu tuzavugaho ubutaha. W'icyo usabwa kanda subscribe, ubundi tujye dukurikirana ibi biganiro umunsi ku wundi. Njye nitwa Regis, ndabashimiye cyane.